bavuze ngo ni umunsi wa Saint Valentin usanga abantu nubwo bivugisha ngo ni umunsi wo gukundana, ariko mu by'ukuri ikintu kiba kuri uwo munsi bita ngo ni umunsi wa Saint Valentin ni ubusambanyi butigeze bubaho. Uwo munsi ubusambanyi ubaho ntabwo busanzwe. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zikwirakwizwa kuri uwo munsi wa Saint Valentin ni indwara nyinshi cyane zigenda zihererekanywa. Amada aterwa ku munsi wa Saint Valentin atari yarateganijwe abantu batifuzaga ni menshi. Ibikurikira umunsi wa Saint Valentin nyuma y'amezi make usanga ari ugukuramo inda, ari ukubaho ubuzima bwawe bwose wicuza uvuga turiya munsi kuki nakoze ibi ngibi. Kubera iki? Uyu munsi ni umunsi ubaho amakosa ahambaye cyane kuri babandi byibura twagerageza kuvuga ngo basa nk'abafite ubwenge, nubwo twe tuba tudashyigikiye ibyo bintu. Byibura bo usanga bavuga ngo niwo munsi kondomu cyangwa se udukingirizo twagurishijwe cyane mu minsi yindi yose yaranze umwaka. Kubera iki? Icyo kintu ntabwo kibazaho. Umunsi ubusinzi buba bwafashe indi ntera. Muri make urebye ni umunsi tugiye gusubiza mu mateka tukareba n'ukuntu byabaga bimeze muri bya bihe bigirwamana byabaga bifite iminsi yabyo yemewe na leta itangira amakonji, bagasingiza ibigirwamana byabo bakagira ibyo bakora. Tugiye kubanza dusubira inyuma ho gato tumenye inkomoko ubundi y'uyu munsi wa Saint Valentin abantu benshi bahubukiramo ni ibiki baba barimo. Uraza kureba ku mpande ebyiri. Reba aho hasi handitse subscribe hakande kugira ngo tujye tugendana ikiganiro cyose kigezeho ubu wa mbere mu kukibona. Ubundi ngo mu bihe by'abaroma habaga ari mu kwezi kwa kabiri, nk'iki gihe amatariki yabaga aya ngaya itariki 14. Icyo gihe ngo ukwezi kwa kabiri tuba tuvuye mu wundi mwaka, umwaka ubukiri mushyashya turi kuwinjiramo. Ibi ni ibirori ubundi ngo ibi birori byakorwaga n'abaroma mu bwami bwa Roma bwa kera. Wari umunsi watangwagaho konji, hakaba ibirori ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Ibyo birori ngo byabaga ari ibirori byitwa ngo ni mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bashyigikire bateze imbere ubuzima bwiza ndetse n'uburumbuke cyangwa se uburumbuke cyangwa se kororoka mu yandi magambo. Ibyo ngibyo ngo nibyo bitaga ngo ni umunsi wa Lupercalia cyangwa se cyitwaga nka Lupercal. Nanone ngo icyo gihe mu bagira cyangwa se mu Baroma mu mbabarire bakitaga ngo ni Dies Februatus, byitwaga ngo ni ukweza ibikoresho byitwaga ngo ni Februa, ari nabyo byaje gukomokamo izina ry'uku kwezi Februarius, ariko kwezi n'umundi bita ngo ni February cyangwa se ukwezi kwa kabiri. Uwo munsi rero wabaga cyangwa se uwo mugenzo wabaga uwo munsi wabaga wahariwe ibirori bitaga ngo ni Lupercalia, ari wo wabaga uyu munsi twebwe twita ngo ni Saint Valentin. Wabaga ari umunsi wo gusingiza ibigirwamana. Abaturage bose barazaga bagahurira ahantu mu birori, imihanda yose bakayikwira. Umugabo ufite umugore yazanaga umugore we, ufite mushiki we yaramuzanaga. Abana b'abakobwa basohokaga mu ngo zabo, abana b'abasore bakiri bato bagasohoka mu ngo zabo, ubundi bakaza bakaramya ibigirwamana byatangizwaga no gutamba ibitambo by'amatungo, bagatamba ibitambo by'amatungo. Barangiza bagafata amazina y'abagore bubatse n'abagabo bubatse n'abakobwa batubatse n'abasore batubatse, barangiza ayo mazina bakayashyira mu gaseke cyangwa se mu kintu nimba twakita nk'agaseke, nuko njya mbona agaseke ariko dushyiramo udupapuro tugiye gutora. Barangiza noneho abana b'abahungu bakajya bagenda mu gaseke karimo amazina y'abakobwa, ugatoramo izina watoragamo uwo mukobwa mwahitaga nyine, byitwaga ko ubwo mugiye kuryamana, yaba afite umugabo yaba adafite umugabo, yaba ari umukobwa wa hehe, ubwo nyine waba umuzi waba utamuzi, izina watoraga muri ako gaseke niwe mwaryamanaga. N'abagore nabo bikagenda gutyo. Umugabo wazanye umugore we batombora